twinjire muri ya akawuti yacu ngiyi tugiye kuba twayinjiramo muri ya akawuti ya Ospa. Tugiye kuba twarebera hamwe noneho uko wabikura amafaranga yawe, uko wakora earn ku mafaranga aba yinjiye buri munsi. Niba winjije amafaranga ankwereke uko wakora earn kuri no akawuti yawe, maze ukabasha kuba wakakira amafaranga akajya hamwe n'ayandi waba ushaka kuyabikura ukayabikura, waba ushaka kuyarekeraho ukayabikura wenda amaze kuba yaba menshi. Mwibutsa ahangaha wemerewe kubikura amafaranga igihe hejuru y'igihumbi bagukata 10%. Ibyo tugiye kuba twareberamo ahangaha muri iyi video. Gusa niba uri mushyashya akaba aribwo ukigera kuri no YouTube channel yacu, ni Smart Income Hub. Iyi channel yacu cyangwa se ikaba ishinzwe kuba yanyuzaho ibiganiro bigiye bitandukanye, amakuru yizewe ari real special information, amakuru y'ingenzi, amakuru meza cyane yagufasha kuba wakorera amafaranga muri no business yacu, cyangwa se muri uyu mwaka tugiye kuba twanakinjiramo ukabasha kuba watangira no gukorera amafaranga. Nababwiye yuko harimo business cyangwa se iyi business imazemo igihe, nabonye iyo ari business nta mpinduka nta kibazo, amafaranga yawe uyabikura neza akakugeraho. Gusa icyo nababwira cyo kanda subscribe, ufungura akazogera, unakanda like, unasharing iyi video kugira ngo ugere ku bandi bantu benshi cyane. Niba ugeze kuri iyi video hari izindi video zibanziriza iyi ngiyi byayo nayo ubashe kuba wayifungura. Please twagiye rero n'uburyo ki wafata amafaranga yawe ukabasha kuba wakora earn. Uraza ukanda hano hasi handitse invest, aha hasi yahome ku tuntu duto turi hano hasi hano handitse invest. Uraza uhita ukandaho, nurangiza icyo urakora ahangaha niba wakanzeho urahita utungukira ahangaha ku dashboard imeze gutya. Icyo urakora, urabona za product turi gukomerezaho kuri ya party yacu ya mbere, ya kabiri, ya gatatu, cya gice cya gatatu. Hano aho tuzahita tugura product ngizi hano ahangaha zazi ni z'umwaka, ariko please zirimo zirarangira. Ahangaha ni mu mahirwe yanyu, murabona yuko aha bari kuzigura byihuse ku muvuduko uri hejuru. Urabona hano yo zuzuye 100%. ahangaha bahita bazirimitinga bagahita bazihagarika. Izi product baba baziguze zose zirangiye, nta nimwe isigaye. Iyo wacikanye utayiguze wakirana n'impinduka nshyashya. Ubwo rero ngewe hano ndabasobanurira uburyo ki nyine byaba ngiye kugura iyi product imara umwaka. Nabwiye ko ndagura 75,000 ngiyi hano hasi, ni naho twatarasifiyeho muri video zibanziriza iyi ngiyi. Gusa ibi ntabwo ari byo tuba tugiye kuba twarebaho by'ingenzi, ibyo muri buze kuba mwabibona mu yindi video. Twagiye icyo urakora ahangaha urahita uza ukandi ahantu handitse hold. Tugiye kwakira amafaranga y'umunsi. Uri kumva, tugiye kwakira amafaranga y'umunsi saa 6 z'ijoro. Iyi video niho nyikoze, ariko amafaranga saa 6 z'ijoro iyo zigezeho amafaranga bahita bayashyiraho, ukajyanda ugakora earn, ukaba wanabikura amafaranga ukayategereza bakayakubikura. Mbere tukinjira muri iyi business, kubera yuko abantu benshi bari batarayimenya, njye bora nayimazemo agahe. Iyo wakoraga iyo wabikuraga wenda nko mutezane mugora wategereza iminota 30 amafaranga agahita kugeraho. Ni ukuri ibingibi si ukukubeshya, si brag, si iki, si bimwe byo gukabya ngo izi ni scam. No, nugira ikibazo umamagare kuri za nimero. Abatazizi ngize hano kuri screen, andika 078 113 55 14. Izi nimero zimamagara nk'amakuru ari real special. Niba ushaka guhita ufungura account yawe, ushaka gufungura iyi account ukaba wakinziramo nawe ukabasha kuba watangira gukora amafaranga, abandi baragusize nuko utabimenya. Izi business abantu bazimazemo igihe. Impamvu business nk'izi zidakunda kuba public, abantu bamaze kumenya ibanga ryayo baziziningaho bonyine. Ariko ngiye nahise mbabwira ati nk'abantu banjye, kuko ubonye yarinze akabasha kuba yakinjira akabikura akabona amafaranga, akavuga ati ni wowe wanyawe tugomba kuba twakurikirana. Ubwo rero abayirimo bayize bayisobanukiwe, mwandike muri comment mumbwire niba hari imbogamizi waba warigeze uhura nayo muri business, mumbwize ukuri. Iyi ni special business. Gahunda ni ukwinjiza amafaranga turi Smart Income, aho ariho hose ukinjiza amafaranga
aho uri uyikoreshereje telefone yawe. Icyo ushobora kurora kanda hano handitse hold PSC4 urahita ukandaho. Hano tugiye gukwakira amafaranga y'umunsi. Tayare ngaya amafaranga y'umunsi ahangaha. Hano niho ukanda honyine. Urabona amafaranga yacu aha hejuru aha ngaya hano. Urabona igihe twaguriye iyi product. Iyi product imaze igihe amafaranga yanjye ndimo ndanayakuramo arimo ararangiza. Ahangaha maze kuba nakuramo ibihumbi 29,400. Ahangaha urabona hano aha hejuru nayo ni product y'ibihumbi 20 naguze yinjiza amafaranga ya buri munsi 840. Maze kuba nabikuramo amafaranga 29,400. Ahangaha nayiguze iyi product purchase time igihe wayiguriye ni 10. Ahangaha ni 19 z'ukwa 11 2025. Uri kumva yuko iyi ngiyi imaze igihe. None rero ahangaha turi mu itariki ya 30 y'ukwezi kwa 12. Uri kumva yuko tutagiye twagiye umva ayanjye nahamazemo ndi mu nyungu. Uri kumva ugereranyije iki kigero cya hano hejuru, ugereranyije iki kigero cya hano cyangwa nashoye naguze iyi product nawe amaze kuba nakakira ahangaha. Uri kumva yuko n'amahoro. Uri kumva maze kurenza ibihumbi 9,400. Uri kumva sitari mu nyungu. Nago nabadeshya iyi ni business ya iri special imeze neza cyane. Twagiye rero twagiye icyo tuba tugiye gukora tugiye kuba twakanda ahangaha handitse erini twakire amafaranga yacu. Aha handitse erini tugiye kuba twakandaho twakira amafaranga yacu y'umunsi. Uraza dukandeho nurangiza turakanda hano uraza batubwira ngo receive the success. Ahangaha bazavuga ngo urayakira. Icyo nakora tukanda hano handitse okay. Urangiza gukandaho ahangaha okay. Urabona amafaranga yacu arahita agenda. Adufiteho 1,100. 1,100 nangahe. Hano tugiye guhita tureba nangahe hasigaye tube twanabikura. Ahangaha gusa niba ugeze ku munota kanda like please. Kanda ahantu hari agakumwe ukandeho rimwe ukandeho like. Turagarura inyuma twageze dukanda hano mu nguni y'iburyo handitse mi. Hari umuntu umwe hano hasi, agafoto k'umuntu umwe hano hasi ku ntangiriro. Duhite dukandaho rero amafaranga hose amwe duhite tugira. Hano duhise tubikura 840. hariho amafaranga 1,000. Hariho 1,000 hariho 1,000 banza na 40. Ahangaha urimo urabibona neza. Ahangaha isaba 900. Ayisaba 970. Ngiye rero kubereka uburyo ki wakora withdraw amafaranga yawe akakugera. Nzabereka SMS amafaranga yangezeho nta kibazo bimeze neza cyane. Hano bagukata 10%. Please aha ni 10% bagukata. Ahangaha rero twagiye tugiye kuba twakora withdraw. Icyo uraza ugakora aha hasi urazamura hano uraba wara creating icyo twakita my bank account. Iyi ni banki yawe uzajya unyuraho ukabikurizaho. Uraba warayicreatinze hujujemo ibi byose, hujujemo ibingiye bisabwamo ahangaha, ubyujujemo byose nta kibazo. Icyambere ahangaha urabanza urebe ko amazina yawe ahangaha, ariko ahangaha nzayifataho umwanya mbibasobanurire. Ahangaha hose ubyuzuzemo nurangiza kubyuzuzamo ukande ahangaha. Urahita ukanda ahangaha. Urangiza uselectingemo uhite uselectingamo simukadi. Niba ari simukadi rero ahangaha uhitemo simukadi yawe ariyo wanditsemo hara nimero zawe wikandeho ni MTN. Urangiza hasi ukandeho hano ushyiramo warahanze warakreatinze. Nzabere kuko bahanga akrea iyi account yo kubikura, iyi account bank yo kubikura. Uhita ukanda hano uhite wendizamo password yo kubikura ya withdraw kugira ngo atazagira umuntu ukwinjira. Niyo mpamvu bagusaba password yo kubikura. Ese wemezeho ahangaha nurangiza wandikemo password ya withdraw. Ahangaha urimo urabibona. Ahangaha tugiye kuba twashyiramo password ya withdraw. Urimo urabibona. Ahangaha uraza ube wakandaho nurangiza ube washyiramo password yawe. Urangiza ukora ahangaha handitse save. Nurangiza hano urabona ko yabaye incorrect withdraw password. Babonye ariyo account ariyo password yawe. Uhita ukanda hano handitse okay. Please kurikirana witonze, ukande like, ukande subscribe.
nurangiza ugarura inyuma ndabereka uburyo ki amafaranga yose arahita ava kuri account yacu maze akabasha kuba twayabikura. Icyo urakora uhita ugaruka hano handitse home aha hasi amaherekeje agafureshi kugira ngo utaza kuba yagucanga. Urahita ukuza hano kandi hano hasi handitse home urahita uza uhakande umaze kuba wabikora kuriya ageze utukanda hano handitse home. Hano icyo tugiye kuba twakora ahantu handitse withdraw. Ahangaha handitse withdraw, ahangaha tugiye kuba twabikura noneho ahita ajya kuri za nimero yacu kuri ya account twahangiyemo hari ahijya. Iriya ni account bank yo kubikuriraho amafaranga yawe akakugeraho. Ni ikiraro ubundi twakita nk'ikiraro. Kira ni branch transaction money until for sim card mobile money. Okay, yes, okay. Urabona turaza hano duhite dukanda hano withdraw. Please kurikirana akantu kandi witonze. Hano uraza urabona hano niho tugiye kuba twakora withdraw ya nyuma amafaranga ahita agenda kuri ya account yacu banze kuba twaheraho mu kanya. Hano uraza uhite uyuzuzamo. Urabona aya mafaranga ari hano hasi aya niyo mafaranga yemerewe kuba wabikura. Urabikuraho ndashobora kubikuraho 1000 andagasigaraho cyangwa nkakuraho yose. Ariko ahangaha ngiye gukuraho icya 970 arasigara nzabikuraho n'ubundi butaha kubera ko business ibi gikomeje. Please iba igikomeje. Baza duhite dukanda hano handitse twandike aha hejuru twandikemo aya mafaranga. Kwandikamo icya 900 ubwo ku 10% uri kumva aho bari buze guhita bankata. Ndahita ashyiramo icya 900. Ahangaha uri kumva yuko barankata 190 azangeraho hari azangeraho nibankata icyangahe nibankata 190 ahangaha amafaranga yanjye azabasha kuba yangeraho ari 720 710. Okay, nurangiza ahangaha none barakubwira ati ongera usubizemo ya password ya withdraw wakoze hirya kugira ngo babashe kureba niba ari wowe. Ibi bifite ubwirinzi, iyi password niyo ugomba kuyimenya kazayibwira undi muntu bagasanga barakwinjiriye account yawe bagahita bayitwara. Nzanye mbasobanura byinshi cyane iby'ingenzi ibyo ugomba kugaragaza n'ibyo utagomba kuba wagaragaza. Ababizi babirimo bazi uko ikora cyane. Uraza uhita wowe kanda urangiza wandikemo ya password yawe ya withdraw. Urangiza kuba wayandikamo asigaye uyikore neza ureko wayanditse neza. Urangiza uze ukande hano hasi handitse withdraw amafaranga arahita agenda. Katwumwereke uko bimeze. Ni business nziza pe, ni nziza cyane. Right ukanda hano withdraw this right. Password wanditse neza amafaranga ahita agenda yo withdraw byakunze. Kurikira urabona yuko bibaye submit. Bibaye submit bise bikunda. Yes, ni byiza cyane. Urabona yuko yabaye submit success. Urahita ukanda hano handitse okay. Urabona yuko amafaranga yacu aragiye asigaye 70. Ngaha handi narindi kubereka ya mafaranga ari ngaha. Urabona ko aragiye ari 970. Urabona asigaye nayangaye. Urabona yuko ubwo bihise biba byiza cyane. Byiza cyane. Ni sawa neza cyane. Gusa icyo nagusaba niba ugeze kuri uyu munota kanda subscribe ufungura akazogera kugira ngo utazajya ukikwa n'amasomo y'umunsi. Ababimenye business yo nakuzuyaza barimo barashoramo amafaranga menshi cyane. Duhurire mu yindi video n'uburyo ki wagura product. Ahangaha aya mafaranga uburyo ki giye kuba nayakoresha ayangaya nyaguremo product. Duhurire mu yindi video kanda share ukande subscribe. Naho butaha Imana barinde komeze kugira ibihe byiza cyane. Mukomeze kugira ibihe byiza. Naho butaha mu yindi video umwanya iyindi video igiye kuba yahita iza. Kanda subscribe utaza kuba wacikwa nibi byiza tugufitiye. Ciao Imana barinde.